Alo? Oui. Uzabinkorera neza? Ndabigukorera neza. Ubikora numva nashyushye. Nakore kw'Imana. Waje aka kanya. Ceceka byihorere mwana ubikora numva ndashaka. Ngwino kano kanya. Ngwino kano kanya uzi ukuntu nanjye numva meze nabi. Rahera wanakore. Nukuri. Nutabinkorera neza umva sinzagaruka. Nzagaruka. Ntabwo nzagaruka. Ariko se ubu ngubu mwabigora kimwe ntabwo uyu muhanzikazi mushobora kumumenya bibigora iki uri kumbaza ngo ubone ntabwo uyu muhanzikazi ijwi rye murizi ituma dushaka ubwo ndi mu muhanda tubyihorere ejo se hariya tuzaza ejo mva ejo uzasanga nanjye nisize urusenda ireshite sashire ariko se wowe uzaza uzabibona ndi ndende njyewe kuki ndi ndende akagufiya no oya wowe uzaze nari ejo nzakugeraho kare nko mu masambiri sambiri cyangwa saa tatu utasanga saa 11 ubwo ndakeka ko uzaba wahaze rero nahaze ntabwo uzateka cyangwa ngabarire ndakeka uzaba wabihaze nzaba nabihaze shire wowe uzaba wihaze urumva uriye uhaze nugera hano wongera urye wumva rero twinjira mu kazi akazi tena akazi tena guys be ready accept narime nka babandi wawete uzabonanirwa nka babandi muravuga gahora nagoro ndikuvuga ngo tuzabonanirwa nka babandi ukora nabi nyine nzahita nigende ntabwo nabigukorera nabi hari n'akandi gatoro nkunda ko kubi cyane ko ni sawa abana tuzabikurikirana humura ukayikubita amazi agatakara burundu agasakuza ukagira ngo turimo noneho muri Yorodani noneho reka nkubwire yavoma yamaremo kugira ngo uzabone mande uzabanza ushake n'abandi bagufasha ukuyikubita ukagira ngo turi muri Yorodani ubura rwose humura kandi uzamubere cyane ndabikundana n'akabizu kenshi cyane n'akabizu kenshi cyane no kunkora ku mabere no kugukora ku mabere kutumoko nabyo ndabikunda cyane yana nzabikurikirana humura simubwire ibyanjye byose no gukora ak'inyuma akinyuma tena nabyo ndabikunda noneho umenye turi buze gusubira turasubira tubinoza neza wowe se kintu nibagiye kukubaza narwo tuzakoresha agakingirizo tuzakoreraho nare sawa ko tazacika intege gusa oya ntabyo nigeze urumva reka mbe nk'utuntu tw'udusiporo narimo bawitoza rwose
sawa rero. Sawa. Aha. Hi. Hello. Ufite nk'umunota umwe. Amakuru angeraho aravuga ngo umuntu yaramuhamagaye aramubwira ati John ntuve udacumise nyirabitaho ko nanjye naramurongoye. The live my friend wiseka. Agoze gutwa. The live no urabizi nge niko bimeze. Aramubwira ngo urukumva ntuve Kigali udacumise nyirabitanga ko ubundi ngo araza urakimusiga aragitatamura. Ngo iyi niyo mpamvu wavugiraga John. Namuvugiye. Twumvikane. John yarakuriye cyangwa nuko guharabika? Dotfa. Nakubwiye ko ndi live. Ibyo wa live utari live ibyo nuko mparabika. Cyakoze ishenze kuri ibyo. Ntabwo ari ukuguharabika. Kuko ntabwo njya vuga uburetse gato John mu kanwa ke. Urimo kunyumva? Ati harakabaho nyirabitanga unyara. Bro. Ufite audio y'ibyo bintu se bazi? Ndabaza ntega amatwi. John ibi bintu ntabwo aza kubihogwakanira kuko weremera ko yakurongoye. Ari he hari? Abihakana. Agwa bihakana. Samba baranze muri casque ndi muri salon ze tuvugana sibyo? Ngwino ntaribi. Ngiye sinyavuye inkuru idafite amagambo byaba bibabaje. Ko mbuze kunyaruga kwepa nyabita uri umusitare garuka. Nimuze musharinge live. Va muri casque uri muri salon yivemo mada. Nukuvuga ngo narababwiye ibintu ntabwo biba byoroshye. Nzabwira ngo bavuze ngo dukomeze ntidukomeze mu binyereke ko mushaka ko inkuru ikomeza. Inkuru ya John nibwo itangiye ntirarangira. Mushyiremo imiriro mwandike makasa mutwe mukore kuri iyo goro mugakorwa mu ndamwe. Mukore kuki mukore kuri goro ngo dufate inkuru iki inkuru nyibarangure bitari ibyo mujye gushaka undi muntu. Dukomeze ntidukomeze nuko mutapote tapote. Nyabitanga mpamagara sheri mpamagara